Data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje umugoroba w'uyu munsi, tugushimiye ubuntu bwawe n'ineza udahwema kutugirira uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye iminsi itambutse wabanye natwe uraturinda, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya tugiye kwinjiramo iminsi 90, dusabye imbaraga zituruka iwawe, dusabye umwuka wera kugira ngo ari uzakomeza kumurikira intambwe z'ibirenge byacu, kandi ijambo ryawe mwami rizabe iryo gufasha imitima yacu, rizabe iryo kutwigisha, rizabe iryo kuduhugura, kandi ikirutaho mwami rizatugeze ku gakiza kawe. Duturire imbere ubwiza bwawe, tugirire neza. Umwanya tugiye kwinjiramo mwami wo kuganira, ndakwinginze kugira ngo urusheho kuganira n'imitima yacu, utugire neza kandi utwiteho. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Mwiriwe neza, nkomeje kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Nk'uko gahunda igaragara, tugiye gufatanyiriza hamwe gukomeza dusoma Bibiliya, gusa birashoboka cyane, kuko birakoreka. Hari umwe cyangwa babiri cyangwa batatu benshi bagenda bagaragaza neza ko byakunze, kandi nanjye nabaha ubuhamya ko bishoboka. Upanga amasaha yawe abiri, igihe cyose wumva bikigushobokeye, ari igihe uvuye mu kazi, ari igihe ari mu gitondo, birakunda. Tugafatanya no gusenga. Gahunda uko iri, nk'uko mwayibonye, buri ku cyumweru saa 2 nibwo tuzaduterana. Dufite inyigisho tuzatwigaho ku bijyanye na Mwuka Wera, nk'uko mu itangazo rya mbere ryanyuzeho rivuga Mwuka Wera mu buzima bw'abizera. Yesu ashimwe, inshuti bakundwa muri Kristo Yesu, muhawe ikaze muri gahunda yo gusoma Bibiliya yose ndetse no gusenga mu mezi 3. Ariko rero ibi bisaba kugambirira ubwitange, umurava, hubahirizwa ingengabihe y'ibice byo gusoma buri munsi, buri wese aho ari n'igihe hitiyemo, nibura amasaha 2 ku munsi atavangiyemo ikindi kintu. Nyuma y'iminsi 90 tudasibye na rimwe, tuba dusoje gusoma Bibiliya yose, kandi Imana iduhaye impamba ikwiye. Gurupe ikabisoje imirimo yayo iki cyiciro. Ku bazakenera icyemezo kigaragaza ko bitabiriye gahunda nk'uko bikwiriye, bahabwa certificate kuri email cyangwa kuri WhatsApp. Mu gihe dusoma Bibiliya twibaza ibibazo 7 bikurikira. Icya mbere, ibyo nsomye birambwira ibyande. Icya kabiri, ibyo nsomye biranyigisha iki? Ku Mana Data twese, kuri Yesu Kristo, ku Mwuka Wera. Icya gatatu, mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, urugero nakwirinda? Icya kane twibaza, mbese mu byo nsomye harimo itegeko nkwiye kumvira? Icya gatanu, mbese mu byo nsomye harimo icyo Imana insezeranije? Icya gatandatu, mbese mu byo nsomye harimo ijambo rimburira? Icya karindwi, mbese hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe ibyo nsomye? Ni byiza ko buri wese azajya asangiza abandi muri gurupe nibura ikintu kimwe Imana muhishuye mu byo twasomye. Urubuga ruzajya rukinguye guhera saa 2 kugera saa 4. Umuntu ashobora no kubaza aho atasobanukiwe. Mu gihe dufashe umwanya dusoma Bibiliya, ni ngombwa ko dusengera imiryango, tugasengera itorero n'igihugu cyacu, ngo Umwuka Wera akomeze kubitwikira. Urubuga rwifashishwa gusa muri gahunda za Bibiliya, bityo izindi gahunda ntizemewe. Abarenga ku mabwiriza bagirwa inama batakwikosora bagahabwa igihano gito cyo gukurwa muri gurupe, ariko bakanahabwa andi mahirwe yo kuzitabira gahunda y'icyiciro kizakurikira. Incamake ya buri gitabo irateganijwe. Tugakomeza gushishikariza abantu, cyane cyane urubyiruko, kudacikanwa n'iyi gahunda nziza. Kwinjira muri gurupe bizahagarara ku itariki 22 z'ukwa 9 muri uyu mwaka. Bivuze ko twongeyeho icyumweru kugira ngo ababishoboye babe bakwinjira muri gurupe. Kwiyandikisha rero biri mu buryo bubiri: hari ugukoresha link, hari no kohereza umwirondoro kuri WhatsApp muri message inbox. Rero nk'uko tubibona muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 na 17, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, agakora imirimo myiza. Imana
ukomeze kudushyigikira muri iyi gahunda, itangirane natwe kandi izanasozanye natwe. Imana iduhane umugisha. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, turagushimiye cyane ko wabanye natwe, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe, ni ukuri icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye kubw'amaraso yawe yamenetse ku bwacu, Mwami. Turakwihaye n'ubuzima bwacu bwose ngo uvuge ngo uyobore, maze icyubahiro kibe icyawe. Uyu mwanya tugusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zize zibane natwe zidufashe, kuko waravuze ngo ntabwo udusize twenyine, ngo uzatwohereza umwuka wera, azarushaho kudusobanurira, azarushaho kutubwira byinshi. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze kugira ngo umwuka wera azabane natwe, arushaho kudusobanurira mu ijambo ryawe, ngo tutangire gusoma uzabane natwe Mwami, udutangirane nawe kandi tuzasohozanye nawe Mwami. Urushaho kutubwira ijambo ryawe, urushaho kudusobanurira iby'ijambo ryawe, urushaho kuduhindura rwose, kuvuga neza ko ijambo ryawe riza rikigisha, rikaduhanira gukiranuka, Mana, kandi ubwo rikirema ireme byinshi mu buzima bwacu. Uravuze ngo nituguma mu ijambo ryawe, ngo nawe ngo ibyo tuzashaka, ngo ibyo tuzifuza byose uzabikora Mwami. Turakwinginze ngo reka ijambo ryawe turibemo, kandi naryo rikomeze ribe muri twe, ritubere itara ritumurikira ibirenge, maze icyubahiro kibe icyawe. Dusengeye mu izina rya Yesu Kristo abafite intege nke, kugira ngo twongere imbaraga, dusengeye abarwayi ngo bakize, kandi iyi gahunda y'uyu munsi yose ubwo tuyitange ubane natwe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.